twari dutuye ahantu mu gihugu ca Kongo muri teritwari ya Uvira mu muhana witwa Kucitu muri zone ya Uvira. Aho niho nakiriye agakiza wa 51. Ntabwo byari byoroshe kugira ngo dukizwe kuko tutari tuzi agakiza cyari. Haje abigisha batatu, umwe yitwaga Ndereya Kajabika, Takandi Samuel, undi akitwa Rameki yari umurundi. Aho tumaze gukizwa twiga umubatizo, tuza kubatizwa muri 52 tariki 14 mu kwezi kwa 4. Ashatse rero 58 ari tariki 7 kwezi ku8 58. Gore wanje rero Nyiraruragira Juri twabyaranye abo bana nguko natangije mbikubwiye. Ntugakora iby'Imana itakwemereye, ntukaje aho Imana itagutumye. Iyo ubishizemo imbaraga niko gupukura umutwe ku gikuta. Yatinda kumpamagara, yatebuka, mba narasobanukiwe niyonja kandi maniteze Imana ntumusi zampamagara ntayari kwitaba. Mu buryo azampamagara urangiza urugendo rwanjye niteguye kwitaba umunsi azampamagara. Ahubwo inama naha abasigaye gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, bari mu Rwanda turabakiriye tubabwira ngo Imana iba mu gukene kuri gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Abari mu Burundi turabasuhuje, Imana ibugisha. Abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu manuko, mu buraruko, mwese turabakiriye kuri gusenga everyday. Abe mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, turabakiriye kuri channel ya gusenga yo tubabwira ngo turabakunda mu inshuti zacu za kadasohoka. Abari muri Amerika turabasuhuje cyane, Imana ibaho umugisha. Cyane inshuti zacu ziri muri Canada turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kandi amahoro y'Imana bari namwe. Abari muri Europe turabasuhuje, Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo gusenga everyday mu inshuti zacu zakadasohoka. Cyane mu mubirigi mudukurikirana ku manywa na nijoro tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abo muri Australia turabashimiye cyane tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, umushumba Sebitereko. Muraho mukozi w'Imana? Muraho inshuti yanjye. Amakuru yanyu? Turi amahoro. Imana ibahe umugisha cyane kuba mwemeye ubutumire bwacu. Nkuko channel yacu yitwa gusenga every cya gusenga buri munsi, mwatangira musenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Murakoze cyane, reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye ko waduhamagaye kugira ngo dukizwe, kandi ako gakiza twakiriye katugiriye umumaro. Wabonye ko turabo kwizerwa, utugabira umurimo wawe nkuko byanditswe byera bivuga. Muri aka kanya rero kugira ngo tuvuge amateka yuko twabayeho mu gukizwa kwacu, udufashe rero mu byo tuganira bizogira abandi bifasha babyumva hirya no hino. Kandi natwe ubwacu turagushimira kuko ibyo byose wabidukoreye ubona ko bikwiye. Amaze rero muri kano kanya abatwumva bose dusangira ibi byiza kandi ubibemo bagira icyo bunguka, ari nje uvuga nabumva twese bitugirira umumaro. Turabyizeye kubiduhaye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ego mwatangira mwibwira abantu mu buryo burambuye umushumba Sebitereko ninde, n'umuntu ki, abantu bashobora kuba kubonye ubwa mbere. Ntabwo benshi barakuzi cyane, ariko ku buryo abantu bakubonye ubwa mbere canke bakuze ariko batakuzi neza, watangira wibwira abantu urinde, uri umuntu ki? Amazina yanjye nitwa Sebitereko Simoni. Mbese amazina yanjye nayo. Ego. Mufite abana? Hanyuma rero mfite umufasha n'abana 8 n'abuzukuru batari baki. Si ngombwa kuvuga umubare wabo ariko barahari. Ego. Ntuye rero mu Rwanda, nkorera itorero rya ADEPR cyangwa nkora mu itorero rya ADEPR ariryo Pentecote. Ego. Ngatura hitwa Iremera, mu mudugudu wa Bukinanyana, mu murenge wa Kimirongo. Ego. Murakoze mushumba. Mu mugi wa Kigali. Murakoze cyane kuba mwemeye yuko tunabasura. Murakoze cyane mushumba. Rero twifuje yuko ikiganiro cyangwa duteze umutwe baduteze amatwi ni ikiganiro ubuhamya bw'abakozi b'Imana, uko bahamagawe, uko bitavye umuhamagaro, uko bakoreye n'Imana n'ingene bayibayemo neza. Ni muri urwo rwego twagutumiyemo ngo duhe ubuhamya uko wakijijwe na mbere ubuzima bwawe utarakizwa,
nuko witavye umuhamagaro nuko wakoreye Imana twari twakiriye mushumba. urakoze cyane. Mu busanzwe nakijwe nkiri muto, mfite imyaka y'amavuka 85, ariko rero ku byangombwa kuko igihe ababyeyi batwandikishaga mu bitabo ntabwo bafataga iminsi yariyo, bapfaga gufata nyine iyo babonye bakazana umwana uri mu kigero runaka kugira ngo bamwemere kuko aribwo akivuka ariko waravutse mbere. Ibyo rero bituma batwandikisha imyaka itariyo. Mu byangombwa handitse ko navutse mu 1942, ariko nyuma tubitohoje neza ku babizi basanze naravutse mu 1945. Ubwo rero kubazosoma ibyo byangombwa kandi bakumva n'imyaka mvuze biratandukanye, nizo mpamvu zatumye biba bityo. Urakoze cyane. Ego urakoze. Wakijijwe muri iyo myaka, wakuriye mu gakiza. Ese witavye umuhamagaro ryari? Watanga gukorera Imana ryari? Ico gihe wabatirijwe ryari? Urakoze cyane. Nakijijwe muri 51. Twari dutuye ahantu mu gihugu ca Kongo muri teritwari ya Uvira, mu muhana witwa Kucito, cyangwa se aho dushobora kuvuga muri quartier hitwa Kucito, mu misozi yo hagati muri zone ya Uvira. Aho niho nakiriye agakiza mu mwaka wa 51. Ubwo rero ntabwo byari byoroshye kugira ngo dukizwe kuko tutari tuzi agakiza cyari cyo, ariko mu gukizwa kwanjye hamwe n'abavandimwe bake twakijwe turi kumwe, haje abigisha 3 kuko mbyibuka. Umwe yitwaga Andrea Kajabika, yari umuvugabutumwa. Uwundi yitwa Ntakandi Samuel, undi akitwa Rameke, yari umurundi. Baza rero bagenda bavuga ubutumwa. Twari tukiri bato, murabyumva. Nubwo tutari bato cyane, ariko mu byagakiza nyine aho twari tukibyumva. Hanyuma rero turapfukama baradusengera. Bamaze rero kudusengera, byabaye byiza, turabyakira. Kandi baturirimbiraga indirimbo ivuga ngo ikirundi. Icyo gihe rero hakoraga indirimbo z'ikirundi. Bakoreshaga Bibiliya yanditse mu mvugo y'Ikinyarwanda n'indirimbo zanditse mu rurimi rw'ikirundi. Ubwo nibyo byakoraga aho muri Kongo nyine. Baturirimbira rero indirimbo ivuga ngo uje umwumvira nta kandi gakiza keretse Yesu gusa, umwizigire cyane. Niko iyo ndirimbo yavugaga mu kirundi. Tuhita dupfukama rero, bahita badusomera ijambo rivuga ngo nta rindi zina gakiza kabonerwamo atari rya Kristo Yesu. Turamwakira rero, nuko niko twakijijwe. Hanyuma rero turakomeza. Mwari abantu bangaye icyo gihe? Ubwo twapfukamye turi abasore bagera kuri 4. Abo nibuka. Umwe witwa Pahoro Semafotora ntakiriho, yararangije ntakiri ku isi. N'ubundi witwa Sebayehe nawe ntakiriho. N'uwitwa Biganiro Lazaro, abo bose ntibakiriho. Abo rero n'abandi bakeya ndashobora kwibuka, n'abakobwa nka 2 ntibuka amazina yabo. Nuko rero nyine twabyakiraga, abantu babireba hari bavuga bati nibyo abantu bato, nibyo abana, n'ibintu bije ari inzaduka, ariko twe nyine tubyakira twumva mu mutima tunezerewe. Twakiraga kiza rero. Ubwo duhita dukomeza, aho tumaze gukizwa twiga umubatizo. Tuza kubatizwa muri 52 itariki 14 mu kwezi kwa 4, hari kuri Pasika. Kubatizwa rero si abantu bose babatizaga, hari hakiri abazungu, nibo bari ba missionnaire, bari batuye ahantu hatari hafi Buvire epfo kuri Tanganyika. Byabaga ngombwa ngo nimuja kubatizwa niyo muja. Turagenda rero tujya kubatizwa. Twabatijwe turi abantu batari bake, bagera nko barenga 20 cyangwa 20. Baturukaga hirya no hino mu mihana itandukanye mu misozi ya ruguru, bose bakamanuka tukaja guhurira aho rero tukabatizwa. Nibuka bakeya twabatizanijwe, witwa Paulo Semafotora na n'undi mugabo witwaga Rurege Yandre.
abo ni nkabo nshobora kwibuka n'abandi nyine bari bavuye hirya no hino turabatizwa rero mu kubatizwa nyine tubona ni ibintu bishyashya nyine byiza tubyakira tunezerewe tuza rero turataha dusubira imuhiri wacu turakomeza rero tuvuga ubutumwa ubwo nyine tuba tubaye abavuga butumwa turakomeza bwa buvuga butumwa umuriro nyine uraka nyine w'ububyutse abantu baraza bato benshi barakurikira hanyuma nabo benshi barabatezwa muri uwo mwaka nyine turakomeza uko niko twakomeje hanyuma rero uko twaje gukomeza ndavuga ibinerekeye hanyuma naje kumenya gusoma nigishwa n'umwarimu twagiraga w'umubembe yari atuye ahantu hitwa Ikagomba yitwaga Isaki Yanzuruni umubembe yanigishije gusoma nyine alphabeti A E O U bitambimenya nyine mu byumweru bibiri ubwo mba mpindutse nanje umwigisha wo kwigisha abandi gusoma ari abagore ari abasore ari abagabo babyifuza mba mwarimu wo kubigisha nyine uko ndakomeza hanyuma rero uwo mugenzi wanje twari tubatizanijwe witwa Paul Semafotora twari duturanye aho hafi duhita dutekereza ko dukwiye kubaka akazu kacu tuzaje turaramo tukaja tunasengeramo n'Imana ako kazu rero turakubaka ubundi twari dusanzwe dusengera mu nzu y'umukecuru umwe witwaga Nyirakarya Mukamuyengeza umuyengeza nyine niwe mugabo wari utwaye aho afite abagore babiri umugore mukuru niwe witwaga Nyirakarya nyine rero umukecuru akatwakira tugasengeraho niho rero twaje kwigira inama twubake akacu kazo tuzadusengera tuve mu nzu y'umukecuru ariko byatugiriye umumaro muri iyo nzu nanone nyine hakirijwe abatari bake tumaze rero kuzuza aka kazu tukagira urusengero aho rero niho twaryohewe n'ibyiza byinshi by'Imana niho twabatirijwe n'umwuka wera twumva rero ibintu bibaye ibindi umuriro nyine uraka aho ku Cito nyine benshi batari bake uwo mukecuru rero nyine bo yahise asaza yarakoze cyane afite imyaka myinshi yanashaje ataranakizwa nubwo yari yaduhaye inzu twasengeragamo ariko nyine yagiye ari umugira neza iby'imbere ntitubizi n'Imana ibizi hanyuma rero ndavuga uko nyine twatangiye uwo mukecuru yatugiriye neza cyane uko niko twakomeje rero aho ku Cito turakomeza n'abandi bamaze gukizwa batari bake hanyuma inkuru yaje kugenda nyuma y'imyaka 2 igera ku misiyoni nyine ahibuvira bamenya ku Cito ko babaye abakristo batwoherereza umwarimu umwarimu nawe warukira umusore yarangije kwiga amashuri ahibuvira nyine kera rero n'amashuri yarataraba maremare yararangije umwaka wa 5 wa primaire yitwaga Mariko Bisanga na Ruzira afite amazina 3 aza kuza rero habi wacu atubera mwarimu ubwo rero nyine naje nari maze kuba umudiyakone n'abandi batari bakeye tumaze kuba abantu nyine bagera mu 150-200 kuko bakomeje kwiyongera bakizwa niko twabaye rero aho ku Cito nyuma rero tuhageze imyaka 5 hamaze gukizwa benshi 55 ndavuga imyaka 5 dukijije 55 nyine ababyeyi baje kwifuza ko twazamuka tukaja mu misozi ruguru aho bita ngo ni ho Plateau mu misozi miremire aho niho hari heza hari haragirwa amatungo nyine babona ko ari byiza abantu bakwimuka bakaja bagasanga amatungo yabo niko twaje rero kuzamuka duhitira ahantu hitwa kwa Gashiko cyo gihe rero tuhageze nanone twahabaye abantu batari bake subiye inyuma gato aho mu biraro by'inka nambere ababyeyi batarazamuka ngo habi muhira w'abantu waturwe hari ibiraro by'inka ariko ako gakiza twari twakiriye nanone twarakomeje aho mu biraro abashumba bose bari baragiye inka iyo mu biraro ruguru ababyeyi bakirepfo nanone twagiye twubaka insengero buragasozi nka hari ibiraro bitari bike bakubaka urusengero nanje narayubatse hantu hitwa ku umwami ndubaka nyine agasengero mwirango ry'umusozi y'abashumba gusa bungera ibinga abungera ibinga tugahamagarana rero ku cyumweru tugahuriraho
rimwe na rimwe tukaja kuraramo dusenga umuriro uraka nyine uraka ababyeyi baje kuzamuka ariko deja twaratangiye kuvuga ubutumwa aho buba burakwiriye rero hose habivuga butumwa rikomeye haba abantu benshi baba barahatuye batura mu mihana igenda itandukanye nanone rero ahitwa mu bijumbu niho haje kuba hakuru aho tugeze ruguru mu biraro ndavuga iyo ruguru mu misozi miremire mu bijombo niho haje kuba hakuru kuko ariho mwarimu yarari mwarimu rero n'abantu benshi bari bahatuye yitwaga Petro Segapara uwo Petro Segapara niwe wari mwarimu rero abari aho mu biraro mbere ababyeyi batarazamuka niho twajaga gusengera ababyeyi rero bazamutse urumva nyine byabaye ngombwa aho twari dutuye naho ngo bahatume abavuga butumwa turaho rero kuwa Gashigo baje kutwohereza umwarimu witwa Nyabuhuga Yohana nako nsubiye inyuma gato habanje witwa Bazirangera Lazare atura hitwa mu Kinyoni ayobora uwo mutugudu wacu kuwa Gashigo ayobora umutugudu wo mu Gahuna naho nyine mu Kinyoni imitugudu 3 aho niho twahuriraga nyuma y'umwaka umwe nanone abantu bamaze kuba benshi nibwo batwohereza go Yohana Nyabuhuga none aje hitwa kuri Kirumba no kuwa Gashigo rero yari imihana ibangikanye imisozi ibangikanye ariko nanone kuko hari hatuwe hombi twagize ibijiji kuko twashobora kuvuga bamwe bagasengera kuwa Gashigo twahubatse deja urusengero naho kuri Kirumba niho mwarimu agiye uwo mwarimu abari butuyobora witwa Yohana Nyabuhuga turabana rero imyaka igera kuri 2 ari butuyobora subiye inyuma aho rero gato icyo gihe nani tarashaka tugeze aho kuwa Gashigo naraje gushakira muri 58 nashatse rero 58 nanone byari bigoranye nubwo uwo mwashakanye abagatuye aho cyangwa mwumvikanye kuzabana ariko gukora ubukwe byabaga ngombwa musubire fo ku misiyoni Buvira hamwe twabatirijwe bari urugendo rw'iminsi 2 cyangwa 3 urumva byari bigoranye nyine ariko nanone kuko twamaze gukunda Imana n'ibyayo byose yabaye ngombwa n'ubukwe bwacu ko tujya kubukorera aho hantu hari yakira ba missionnaire abo ba missionnaire rero barazungu b'abaswedwa bava muri Swede nibo bari batuyoboye turagenda rero dukorera ubukwe aho ngaho hari tariki 7 kwese ku 8 58 umugore wanje rero yitwa Nyiraruragira Julienne niwe twabyaranye abo bana nguko natangije mbikubwiye turazamuka rero tuza aho kuwa Gashigo urumva nyine tumaze kubaka twabaye nyine abantu bakuze mbere hose ntibemeraga kugira umuntu umuvuga butumwa akiri umuseribateri cyangwa akiri ingaragu atarashaka ntibabyemeraga bavugaga ivuga butumwa nubwo wari ubishoboye ariko ntibabyemeraga nko kuvuga ngo baguhe umudugudu uyobore byashobokaga nuko tubaho ngaho muri ubwo buryo ukayobora umudugudu ariko nanone yashingano batayikwemereye yo kuyobora mu buryo bwemewe ugasa n'ufasha nyine nk'umudiyakoni ufasha hanyuma rero maze gushyitsa umugore urumva nari mbyemerewe nyine kuko bampana umudugudu hanyuma mu gihe nagahawe uwo mudugudu ngo nkuyobore ababyeyi nanone baje kugira ibindi bitekerezo byo kwimukaho bakaje ahandi kure mu zone y'Ifizi ahitwa Inganje hari kuri urugendo rurerure Kongo n'igihugu kinini kuba kizi biba ngombwa kuko bavuga ngo twimuke tujya hitwa Inganje nubwo nyine tutabishakaga twabatoya nubwo nari maze no gushaka ariko nanone byari byemewe kuko utandukana n'ababyeyi turagenda twese hamwe dushyitse Inganje nanone twahasanze hamaze kuba abantu benshi bafite nyine aho basengera dusanga hariho abavuga butumwa nk'abangahe ntibari benshi natwe rero tuje bahise batwakira duhitira ahantu hitwa ku Kabara aho ni muri zone y'Ifizi uko ba missionnaire rero baje bavuga ubutumwa aho nyine muri Sud Kivu cyangwa Kivu y'Amajyepfo uko kubera igihugu kinini n'abantu benshi barimo bakizwa ba missionnaire
bagabuye uburyo bashobora gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bwihute. Aho twari tuvuye muri zone y'Ibuvira hakoraga abamisiyoneri b'abaswepa kuva muri Sweden. Aho twari twimukiye rero muri zone y'Ifizi hakoraga abazungu b'Abongereza kuva mu Bwongereza. Abo directement nibo twahise dukorana. Turakorana rero mu minsi itari mike naje kwifuza kuja ku ishuri. Tagenda aja ku ishuri ngirayo imyaka 5 ariko nyine amashuri abanza. Twigaga amashuri abanza turi bakuru kuko mbere nta mashuri yahabaga. Turagenda rero tujya ahantu kure Ibaraka Fizi tuza kurangiza rero ahitwa mu Buhara naho twaje kurangiriza imyaka 5 yitwa mu Buhara hafi ni zone y'Ifizi cyangwa territoire y'Ifizi. Dushitse rero dusubiye imuhira nibwo bahise bashinga umudugudu ahitwa ku Gipimo. Aho rero hari abantu benshi mba mwarimu wabo. Mbere bayoborwaga n'umubembe witwa Yusufu Ramazani. Uwo niwe watuyoboraga. Hanyuma rero tuje aravuga ati nje ndakuze ndashaje kandi maze kuba benshi. None rero baguhise mu kiri no mu mashuri ngo niwe uzoza kubabera mwarimu. Twashize abandi ntibyashoboka ariko bavuga kuko ari we barinzi. Urumva uwo muhamagaro nyine nawe ugize icyo gihe nkiri ku Cito kuko bashatse nyine kungira umuyobozi ariko maze gukunda kuja kwiga se nabikunda. Urumva uwo muhamagaro nyine warundimo mu urwo buryo urugurumana muri wowe ugurumana muri nje nyine n'ubundi. Hanyuma ndangije rero baravuze bati nuko noneho rero uraje kandi ibisabwa byose urabyujuje n'abantu ngaba barahari ni nawe bakeneye ngo uze kubabera umuyobozi none rero waje. Ndabyemera rero kuko nabyumvaga mu mutima nyine bamwarimu wabo. Hari abakristo barenga 200 nka 300 arenga. Mpita nkomeza gutyo rero. Nanone baje kuvuga bati ntabashoboye kutwigishije amashuri igisha n'abana. Ubwo nakoze iyo mirimo yombi. Bamwarimu w'umudugudu nanone mbana mwarimu w'abana. Mashuri abanza umwaka wa mbere n'uwa kabiri. Dukomeza dutyo rero. Mu gukomeza rero turahaba imyaka itari mike. Inganje twahabaye imyaka 15. Ndi mwarimu nyoboraho. Abantu baragwiriye baba benshi. Twari imidugudu irenga 8. Nyuma baje kuduha umupastori witwa Semutobo Samuel. Ntagiriwe yararangije. Turabana nyuma rero nawe yaje kugira umuhamagaro wo kuja gukorera handi ariko asiga avuze ati ni wowe size muri uyu mwanya. Aho rero ahita dusengera ngo musimbure kuba pastor. Sigara na ya mitugutu. Uwo mwaka wajyari hari muri mbyibuze hari muri 67. Ndahaba na 7 n'8. Hageze n'9 rero. Icyo gaha inganje kiraho tutarahava. Haba ububyutse bunini cyane. Bwari butewe n'ibintu bibiri. Cyambere ni Imana yari ishatse guhamagara abantu. Kandi ntihari hanagwiriye n'amadini menshi oya. Hari dini rya Gatolika n'iryo rya Church of Pentecost bayoborwa n'abamisiyoneri b'Abongereza. Mu gusenga rero icyambere cyateye ivyo bintu wari umuriro w'Imana nyine wagakiza shaka gukiza uko bangana. Muri uwo muriro rero byatumye hahinduka Gatolika batari bake. Uti byagenze bite rero? Twabanaga n'umwarimu wa Gatolika witwa Fabian Nyamarimbwe Fabian. Yego. Umugatolika. Ariko aho yayoboraga urusengero rwe ntirube hafi n'ahatu tukabana hafi. Mbese ducanye ibyanzu nawe. Mu gihe atagendaga iwabo gusengera iwabo yazaga iwacu. Tugasengana n'ubwo ari umugatolika. Yitegereje rero ibyo dukora nuko tumeze. Asanga hari icyo tubarusha. Asa kumbaza ibibazo. Atese ko tubana hano kandi nkabona wenda nyine turi bamwe. Ariko si kuki hari ibyo muturusha. Ntibihe. Ati cyambere n'abagore banyu baza kuvuga ubutumwa ariko abacu ntibabishoboye. Icya kabiri mu gihe musenga numva hari ibintu biza nitaga ngo wenda no kwigiza nkana. Ibintu muvuga ngo n'umwuka wera.
nkabifata nk'aho ari ubusazi bw'abantu. Ese ibi byose wambwira wansobanurira ibyo ari byo kuko mbona uri umuntu muzima, ibyo wambwira nabyumva. Ndamusubiza nti nukuri barabarusha nyine, mwe mwigishwa n'iki? Iyo abantu bamaze gukizwa rero bakiriye agakiza, kagakiza bakiriye akaba umucyo, ukabakira mu mutima. Ubugira kabiri basoma Bibiliya, mwende abagaturuka nimuje musoma. Noneho gusoma Bibiliya hamwe n'Umwuka Wera rero bahishurira n'ibyanditswe, bakabisoma bakandi bakabimenya, bakashobora no kubivuga naho bivu. Atese utambeshye, natwe twabikora kuriya twabimenya, tuzagerageze. Ageza havuga ati noneho ibi nabonye hani wanyu, ese wanemerera ukazaza iwacu nawe ukatwigisha ngo uza wigisha iwanyu muri Gatolika muri Gatolika. Ibyo byose rwose mubyemeye n'abayobozi bawe bakuru bakabyemera, ndi tayari rwose nemereye kuvuga ubutumwa hariho hose. Ati kuwa kane rero uzoza. Habaye kuwa kane rero ndagenda jana n'abandi badiyakora nka 3, baratwakira baduha umwanya tuvuga ubutumwa, nyine barabitegera barabyumva, twumva ko hari icyo bimaze. Nabo bwabo tubona ko bavyakiriye nyine kandi bamerewe neza. Mu gutaha reba tukundi wa kane muzagaruka, kandi noneho muzogaruke muri Nkabesha. Turongera dusubirayo, dusanga nawe yahamagaye rero benshi baje. Nabategera nyine ati ngibi rero ibyo nababwiye, hariya nza ntera, hariya ntuye, ibyo nza numva abaporo bavuga cyangwa abaporti. Ati kera kose baravugaga ngo ntukegere abaporo ngo ntabwo ari byiza. Ati none namwe mubyumvi ibi numvise. Nabo rero mu kuryoherwa kwabo bateze watwemerera natwe kuwa kane tuzaza n'abacu batari bake rwose kabisa. Hanyuma kuwa kane nabo rero nyine baraza n'abagore n'abagabo batari bake benshi. Bashitse rero urumva nawe uwumva ijambo ry'Imana, Imana iramwemera. Barumva barategera, barumva bamererwa neza cyane, barataha. Nuko bati noneho rero muze muza natwe tuze. Twabikoze rero nk'ukwezi kumwe. Abantu muri uburatsi. Umurero umaze kwaka, Imana ntegurizwa izuru kurya bavuga, kandi usenga wese Imana iramwumva. Bamwe muri bo bahita burukirwa n'Umwuka Wera, bavuga mu ndimi. Noneho nyine ibintu biba ibindi. Abana b'abakobwa, abagore bato, abana b'abasore, yego bararirimba bamererwa neza, batega amaboko bati kweli hari icyo tubonye twungutse tutari dufite. Bati none rero tuze tuza rimwe namwe muziri. Amakuru aragenda rero agera ku muyobozi wabo yitwaga Venance Rugobire, niwe wari mukuru wa mugenzi we. Abyumvishe araza ati bimwagiyemwe narabyumvise, mubireke ntabwo ari byiza, twende tuzaduterana n'abaporo. Ibyo rwose mubireke, mwari mu rureke hamwe n'abagenzi bawe. Ubwo nyine rafite ibindi byegera bye, hari witwa Gityaba Dieudonné, hari witwa Rubogora Vedaste n'abandi nyine baraho. Baba barashyushye nyine. Ati byo mubireke rwose, ibyo mubireke, ndabihanangirije ntimukongere, ndabihanije ndimugasubira. Nabo bati ngaho taha tuzaba tubimenye. Nyuma rero twongera kubonana nawe, araza nyine duhurira ahandi atewe biriya wakoze ntabwo ari byo, ugiye kunicira. Ntabwo turavukana, turi bamwe, turabana, dusabana muri byinshi, ariko biriya by'amatore twe turabaga turika, namwe muri abaporo mugumu kwanyu natwe tugumu kwacu. Ati biriya rero uri mu kuza ukazana n'abantu bawe hari iwacu, ntabwo tubikunda biriya. Tewe nimba bampamagaye nawe umpamagara iwawe naza, ndahubwo uzaze tukahuri. Sinzajana abakristo bawe, ntawe nzajana n'umwe, nta nawe nahamagaye. None no kuvuga ubutumwa gusa, nawe ni ushaka kuzoza iwacu kuvuga. Ati nje sinabishobora, reka ahubwo utabishoboye twe turabishoboye, twemerere reka tuvuga ubutumwa, nta mukristo wawe tuzajya. Atoya abonye rero ntamwemereye, na bagenzi biwe abakristo biwe batamwemereye, hamwe n'uwo muvuga ubutumwa witwa Fabiano. Abonye bimunaniye ati ibi biranariye. Abagiye Ifisi niho hari umupadiri wabo w'umuzungu. Agiye rero kurega ati abantu barananiye, none rero twabikora duti. Urya mupadiri atubwo rero bitangiye bityo, iryo torero ryacu ry'ingaji ya Gatolika rigiye gushira tubwa abaporose babayobotse nuko bose bazagenda. Ati noneho rero nzahaza tubafatira umwanzuro.
hanyuma rero baba Kristo nabo urumva nyine batoya bose bari baje abantu barenga 100 barenga 200 kandi utudugudu twabo hirya no hino wa muriro watsi ngo bumve rero ngo padiri aje ngo waje kubatenga cyangwa kubaca kubahagarika mbese bati ibintu birakomeye turinde padiri umuzungu aze adukoze so navuze ngo avuge ngo ndabatenze kandi aduhoye ijambo ry'Imana kandi twamaze kuryoherwa n'ibindi twaba tukibiretse bakoze inama nabo rero bati nimuvuge rero uko tubigenze bahitamo bati tugaruke tuze mu baporo ubwo rero baraza barambwira bati yewe twagarutse ariko buryo tugarutse twumvikane muri ibi bintu twarabatijwe muri Gatolika none twakire dusangire igaburo ryera ariko teke kubatizwa mu mazi kuko twabatijwe ibyo rero ntibyashoboka Bibiliya twemerera kubatiza muri Yorodani niko na Yesu yabatizwa nubwo mwabatijwe n'umwuka wera icyo gihe rero barasoma Bibiliya nyine barabasoma birirwa basoma bamenye ibyanditswe byera bintu byinshi cyane habayemwe abigisha nabo nyine nka kurya abaporo nabo bigenza bati byo biratunaniye turabona bikomeye cyane ntoya niba bibananiye rero gusangira igaburo ryera ntibyashoboka nzabakira ari gusangira igaburo ryera ntibishoboka keretse mwabatijwe amazi menshi igihe rero turi aho muri zo negociation cyange muri iyo mishyikirano habaga gakanisa kababembe bo mu idini rya Methodist ahitwa Nyabarenga samahani baba babimenye baza biruka bati ni mwiziri wacu twebwe turasangira igaburo ryera nta mpamvu yo kubatizwa mu mazi menshi bagatolika nabo rero babyumvise bati kandi turabaha n'abayobozi abo mushaka bose urumva rero bari basanze nyine abakirisitu barunze aho ngaho twigishije bamaze kuyoboka iby'Imana bamaze kwakira umuriro w'umwuka wera bamaze kumenya gusoma ibitabo kwari nko kwijanira nyine abutaruhiye nyuma rero habaye impaka bamwe bati tugenda abandi batereka babandi rero bemeye kuko bagenda baba benshi ni uko rero niko bagiye aho mu Gatolika nako muri Methodiste bahita babakira baja ibaraka babaha n'abayobozi babashyira mu buyobozi witwa Rusingizwa bitebetebe n'ubu arayoboye hariya mu Minembwe bamugira mukuru nawe araza ashiraho n'abandi ibintu rero biba birahindutse ariko nanone rero kwa gusenga Imana bamwe batewe twaba twakoze bitari byo reka dukomeze dusenge bayoboka rero amasengesho nkubwire ngo iki baje mu butayu gusenga bariyiriza bagira bate icyo basengeraga niki ngo babibaze neza nimba ibyo bakoze Imana ibishima hanyuma Imana rero yaje kubasubiza muzamwumva witwa Domitira n'umugore waje kugira iyerekwa rikomeye cyane rikomeye pe hanyuma Imana iza kubabwira mugende mubatizwa nuko barabatizwa barahinganji abari baje mu Minembwe nabo barabatizwa nuko niko byaje kugenda abaguma muri Methodiste bakomeza Methodiste kuko bari babahaye nyine abayobozi babo abandi nanone babatijwe aho muri twe cyangwa mu Pentecost bagumaho nyine ariko abantu bakizwa muri ubwo buryo aho hantu rero Imana yadukoreye ibikomeye muri ubwo buryo hakizwa abantu benshi tukiri aho rero nanone urumva nije wari wasigaye nyoboye abo nye twari dusigaranye za kumva umuhamagaro w'Imana bati umwanya wawe wo kuba hano urarangiye ijwi ry'Imana yaragusanze ijwi ry'Imana nari nsubiye inyuma kandi gatoya hari icyo nari nasize ibintu bibiri byatumye uwo muriro waka inganje nubwo uzamva abantu bava rimwe na rimwe bavuga ngo Imana inganje Imana inganje ntihagiri yaho Mana ariko ni nk'ububyutse bw'inganje baza guhindura izina ngo bavuga bati ububyutse bw'inganje babaye inganje kimwe cyari cyo cy'abantu gushaka gukizwa urumva umusaruro wavuyemo abo bose baragarutse aho icya kabiri haje gutera intambara ya Murere mwumva kuri none bita bamayimayi bamurere abo bamurere rero byaje bite bashakaga guhindura guverinoma ariko birabananira baja mu mashyamba twebwe rero aho twari dutuye nk'abanyamurenge
ntitwayoboka iyo murere turayanga ariko nanone nibo bari urumva nibo bari batuye aho benshi nyine ni nkabo bafashe n'intwaro mbese bari bateye ubwoba twe tukiberaho rero turi abaturage nyine batagira ako twiyamisha na kamwe hanyuma bo rero bati mutwanze mutavuye iriya tuzabagirira nabi tuzabatera tubatere tubamare muri ico gihe rero murumva nyine kubwo kubanga nanone tukabanga tubatinya tukabemera rero ku mutima itabemeye tugaca ruhinga nyuma tukaje iyo leta iri baza kubimenya bagambira rero kugira ngo batwice ati muzabarase bariya nene n'abagome bagiye muri leta banze izi mpinduka zacu gihe kimwe baje inama bati rwose tuzabatera murumva aho ndavuga biki ariko hahise hatambutse byinshi twarasengaga rimwe na rimwe bakaza tukabahinka bakaja kurya ibindi inkoko n'amahene y'amatungo mato barazaga nyine bakifatira bakajana kuko urumva bari bafite intwaro ibyo bintu twabikunda pe tugapfa guceceka ariko tutabakunze igihe kiza kugera rero bati baryaga inka nyine n'abantu bamwe bakabica rwihishwa bakabanyuruza nyine bakatwara bakabica urumva nyine byari biteye ubwoba bwinshi bituma rero dusenga nicyo cya kabiri navuze cya mbere wari umuhamagaro w'Imana ngo abo bakizwe icya kabiri kwari guhunga izo ntambara gusenga ngo Imana izidukize iziturinde koko twarasenze turasenga pe hanyuma tuza kumenya ko bakoze umugambi wo kudutera umwe umubembe ntawangwa na bose akaba yari afite inshuti yaragije inka nabo bari bamaze gutunga inka azanye nyomba mu ijoro yitwa ni ya Mungu bya Mungu mu Kinyamurenge yitwaga ya Mungu arazanye nyomba mu ijoro nka sitazana ijoro agera aho ngaho rero ku nshuti ye ntabwo twari duturanye mu muhanda umwe twari ahantu hitaruye nyine nk'ahantu kilometero 3 atewe mwatewe ejo ni muramuka hirya ejo ni muzaramuka hazamutse abantu bagera kuri 300 ni intwaro barahanyana kanahanyana kandi babagose bazabatera nijoro batere baba none rero ndi waza gufuna inshuti yanjye timwafa ndakuburiye none rero ayo makuru muyamenye subire mu ijoro tari kuramenye niba mukiziryo banga ntukarimende kuko banyica nawe rero bwakeye amakuru yakwijije mwinganje hose haraye bagenda batubwira bati nimba mudapfuye ejo hirya y'ejo muzo twakoze ikirero karavuze ati nta handi twahungira ntaho batugose imihana yabira tugose hirya nitanganika epfo ni muri bo gusa nta yindi nzira y'uruzi rwitwa Rombo rugira icyambu kimwe kandi nibi bintu n'aba bantu bari aha ngaha kugira ngo duhunga abantu ntibishoboka mureke duhungire ku Mana niba dupfa dupfe tugwe mu maboko ya turasenga rero icyo ni ikindi cya kabiri cyazanye ibyo ubwo byose mu gusenga rero hageze aho Imana isubiza Imana ivuga buriya Imana ivuga kandi y'Imana ivuze ndijivuguruzwa kandi kivuze kirashika usibye kuko wenda hari abantu bavuga ibitekerezo byabo ariko Imana yakubwiye yakubwiye uwo munsi rero twakoze iki duteranira ahantu gusenga abaje mu mashamba gusenga abaje mu byumba by'amasengesho abaje mu rusengero yewe twaraye mu rusengero umuntu Imana iravuga isa kutubwira rero ibintu bitangaje kandi tutashobora kwibagirwa baraza rero nyina basengaga sije yabwiye ariko nizera abo twasenganaga kuko Imana yavuze kuko icyo yavuze cyarabaye bati mwari muntu ndi rero ubwo nari pastor bati Imana yatubwiye gutya igishobora kudukiza izo ngabo ziduteye umugabo witwa Filipo Ndasonza ntakiriho wasinayigaye wabatura yari umudiyakoni waho mu mudugudu nyoboye yari umwe mu basengaga mu cyumba bati Imana yatubwiye ngo Filipo Ndasonza agenda ahagarara ku musozi muremure bawitaga ngo kuri Karunga
n'ibigirwamana by'ababembe ni ku musozi muremure basengeragaho ibigirwamana ababembe abo babembe twabanaga nyine bwoko bw'ababembe uwo mudugudu hari ahantu harengeye bati nihagera nka saa 9 saa 8 za nijoro bicyose nibuka neza isaha yari ariko nyine mu rukwerera butarara bati afati yakundaga kuririmba akavuza ihembe ni ihembe yari ihembe ry'igihongo hongo kimaze gitwa ihongo bararirimbaga akavuza ihembe uri kumvikana cyane bati muri iyo saha agenda rivuze aryerekeje y'igitero cyaturutse tarivuze cyane kuri gasanzwe warivuze bati namara kurivuza bati uwundi musore witwa George twabanaga n'umugabo witwa Senindi nawe ntakiriho uwo George yari umushumba we umwungeri we w'inka wo muragiriraga inka hanyuma aza kuba umusoda muri abo bizonyeshyamba zitwaga za ba mayimayi ariko yari mu ekipe cy'abanyarwanda baturutse u Rwanda bari bayobowe n'umukoloneli witwaga Mudandi yagiye nyine akusanya abo bantu bose barabungeri bamwe nyine banakomokaga ni Rwanda abagira abasirikari n'uwo nguwo rero nawe aragenda aho umusirikare hanyuma rero batsinzwe kuko baje gutsindwa n'ingabo za leta barabirukana mu guhunga rero uwo wari umushumba w'uwo mugabo mvuze agaruka harya kandi agarukana imbunda ye yari imbunda yarasaga amasasu 100 icyarimo agumaho nanone we ntiyahungana n'ababa agumaho ariko agumana yambunda ye ubwo rero Imana ikoresha byinshi mu gutabara abantu ntacyo idakoresha muzi ko mu Misiri yakoresheje n'amavubi akoma abantu urugamba ruratsinda uwo muntu nawe rero n'Imana yari yamubisaho ntibyagaragara ko ayigira ayihisha abo ba mayimayi zonyeshyamba z'ababembe ntibamenya ko ayifite ayikarugumo nawe uwo munsi rero kugira ngo Imana yidukirishe baza kuvuga bati nawe ahagarare ku musozi witwa Ikibege utegana n'uwo ndasonza ari buhagarareho nawe arase yambunda atunze hejuru arekure amasasi cyarimo ati izo ngabo zirahunga niko mbabwiye ndi Imana niko Imana yavuze bati nuko tuhita tujemera tuti biroroshe no mubikore ubundi rero umuntu abiganiriye nk'ubu nuwagira ngo abikoreshe ubu si benshi babyemera ariko Imana ishaka gukiza abantu nta kindi itakoresha icyari cyo cyose iragikoresha igatabara ubwoko bwayo hanyuma rero bigenda bityo muri ya masaha ndasonza kandi ntibyamenye bose byamenye nyine nkatwe abayobozi kuko nibaje kubitubwe ryari nkibanga tuti ni mubikore turebe nyine Imana kubikoresha ko ari yo yabivuze biraba ndasonza vuza ryahembe saa 9 za nijoro ararivuza pa murumva rero nijoro iyo hatari umuyaga ikirere kiba gicecetse ijwi ryumvikana kuri bararyumva rero iyo bari barangije George ari kura yambunda y'amasasu ko ari 100 bya bitero byaje ati biracitse abanyamurenge bayobowe na Rumenge wari umuyobozi wacu witwa Rumenge vubikira Rumenge ni wari utuyoboye muri ako karere yagiye kwamba abasirikare ba leta baje kuko iyo mbunda ntabandi ntayo dufite mu mbunda zacu iyo ntirimo icyakabiri n'iryo hembe nuko rekana insinzi nyine kuko igihugu bagifashe none rero nta kundi kugira ngo bazo dufate mateka duhunge bahita bahambira muri rya joro bwari ko bucya bamwe bika ahitwa mu Rubuga bahunze bamaze rero guhunga natwe turaye tubona burakeye wa wundi ya Mungu nanone aragaruka wa mubembe ku nshuti yiwe wari umuragiriye inka araza atewe ibintu byakomeye nje n'ububa umbwiraho cya gitero kigeze nje guhungisha abana icyakabiri nje kureba kuko mukibaho naho abo basoda barashe zambunda bari kugira ngo natwe tumenye icyerekezo cyo duhungira araje aramugunda atewe ukende babwire nyine muhunge urumva babwiye amarenganye abo nibo bari bazi igitero giturutse nawe rero wumva zambunda zabateye ubwoba
ntiyahita nababwira ibyo aribwo aramubwira ati ni ukuri munahunge nyine ati natwe twabyumvishe bishoboka ko abasoda hose bahakwiriye mugende muhunge muje kure ahita agenda asubira noneho rero wa muntu nabaza kutubwira uko ibyo byagenze hamwe n'ibindi Imana rero yagiye idukirisha ni byinshi reka mvuga ibyo bikeya uko niko Imana yadukirije aho hantu nyuma rero nibwo naje kumva ijwi bati umwanya wawe wo kubahanura arangiye kandi ari nje muyobozi uyoboye abantu gerageza kubivuga nta byakirwa bati ntibishoboka urabona niwe muyobozi wacu kandi ibi ni ibiki none se nanje ku Imana mpamagaye ndabigenzane nyuma rero tuza kumvikana bati ndakundi muzosigara mushiraho abari jewe ndagiye ni ku Imana yavuze nahise mbaguruka ndaza za mu Minembwe kwijwi ry'Imana ja mu Minembwe ariko saho nari mpamagariwe muhamagaro kwa kuvuga ngo subirira navuye mu bijumbu rya twatangiriye ndaza rero ngeze mu Minembwe sanga ari abantu benshi cyane nyine bari bakiva mu buhungiro baharari benshi tubavuga ubutumwa rero bumuriro ushyushye Imana iratwiyereka tubona iki Imana yaduhamagariye abantu barakizwa barihana benshi cyane benshi nuko naho habaye umwaka n'igice birangiye rero niko gusubira mu bijumbu handi mu bijumbu aho nahagize umwaka umwe n'igice subira rero mu bijumbu handi natangiriye baranyakira urumva n'umuntu wari ugarutse wabo kandi icyo gihe hari hashize imyaka ahinganje nahagize imyaka 13 turagaruka ariko abandi basigayeyo turaza rero naho tumaze gushika tutangiza ikanisa ryo mu bijumbu urumva bari ko bahunguka nyine bava mu hungiro bari barahunze bahunga murere nyine yari yarabimuye mu gihugu baratatana nyine baje hirya no hino intambara kurya nyine zitatanya abantu ariko icyo gihe rero bari batangiye kuza tutangiza mu bijumbu turahaba bukeye muri 72 numva nanone ngize umuhamagaro kuja kwiga mu ishuri ya Bibiliya umuyobozi wari uhari Pasiteri Nowa Mutagiri yari yagiye icyo gihe hasigaye ni mugabo witwa Samuel Gwihaneza nabo ni Pasiteri ubwo niwe twakoranaga nyuma rero nanje njya kugira uwo muhamagaro mbese hari hamaze kuza n'abandi abantu bamaze kuba ari benshi abavuga butumwa tumaze kubashira mu mihanda itari mikeya na Pasiteri nyine araho na Mutanga nawe yagiye mu Gatanga abona naho twakoranaga mbese bwari nk'ubundi bubwiriza cyangwa section ariko dukorana twese aho nyine ndagenda rero ja ibukavu ariko urugo rusigaraho ibukavu nsangayo nyine Pasiteri warayoboye aho mu bijumbu no wa Mutagiri turabana uwaza kurangiza mbere yanje kuko ari nyine yari yarangije mbere nahabaye imyaka 6 ariko icyo gihe twaratahaga tukagaruka kuvuga ubutumwa icyo gihe nanone haba bubyutse muri iyo bijumbu yose nanone urabyibuka ko aho ngarutse ni muri amatorero ayoborwa n'abaswedwa nanone mvuye mu ayoborwa n'abongereza kuko bari baragabuye ngo bamwe baje mu zone y'Ifizi abandi baje hibuvira abandi baje mwenga aba Norvege nabo aho naho ndacyahagera hanyuma rero dukorana dutyo miro muhamagara kujya kwiga nyiri Bukavu mu ishuri rya Bibiliya aho ishuri rya Bibiliya rero aba Pentecote bo muri Kongo nabo mu Rwanda nabo mu Burundi ishuri ryabo rya Pentecote ryari rimwe naho twigiraga i Bukavu duhura rero nabavuye mu Burundi nabavuye mu Rwanda natwe abakongomani niryo shuri turiramwe twari benshi basamwere niyungwe ko ngere w'ishengero ba Matayo barutwa nayo ba Jacques w'igishiha mbese ni benshi twiganye hano mu Rwanda bakayihura bariya bansanze urwimo Yosefu ba Enoke Nyandwi n'abandi ariko hafi bose abo mvuga bamwe muri bo ntibiriho bukera nabo rero twigaga imyaka 6 turarangiza ya myaka 6 ubwo turangije rero
nicyo gihe muri 78 nibwo baduhaye itorero ryigenga iyo ruguru mu Bijombo, kuko byari bikomeye. Nanone tukiyoborwa n'epfo Buvira, aho Buvira nyine kuri aho komisiyoni mikuru yari iyoboye abantu benshi. Ariko icyo gihe niho batwemereye kugira ngo twigenge, mbese turonke ubwigenge. Si ubwigenge bwo kuvuga ngo turakorera ukwacu, ariko bwari ubwigenge bwo kuvuga ngo turonke yacu misiyoni, mbese tuvuge mu mvugo ya kera turonke yacu misiyoni, ariko twese tugihuriye muri ryashira hamwe ryitwa itorero rya Pentecote riyoborwa n'abaswepa, ariyo sepake kuri none. Yego, noneho rero hariduha icyo gihe. Nanone nza kurangiza ishuri, ngira umuhamagaro. Nanone numva umuhamagaro uraje nje kurangiza ishuri, ko ntazongera gukorera mu Bijombo, umwanya wanjye urangiye, nzoja itombwe n'ihene, kuva ni mu Mibunda, ni muri rya torero nanone ry'abaseleza ry'aba missionnaire bitwa aba Norvege, kuva muri Norvege. Uko ishyira hamwe ryabo ryari rimeze, bari aba Pentecote bose. Hari ibyo ba doctrine yabo yari muri cyangwa imico n'imyizerere yabo yari imwe, n'ubu nanone iracyari imwe. Bakagira ibyo bahuriyeho, bagahurira ku mashuri, bagahurira ku bitaro n'ibindi, mbese bahuriraga muri byinshi. Nanone mvuye aho i Bukavu nagize wa muhamagaro, nsubiye mu Bijombo, mvuze umuhamagaro. Nanone babyakiriye vuba vuba. Icyo gihe bamaze kuduha rero iyo misiyoni, twara abapastor 5 gusa bafite iyo nshingano y'ubupastor. Yari umuyobozi mukuru, abamudagiri Noah, abarevera cyangwa umushumba wa mbere, ngo bivuga umwungere iwanyu mu Kirundi mvuga ngo umwungere wa mbere. Aho haba Kajabika ayobora section ya Bijombo, aho hamwe na Rwihaneza Samuel, nanje mba secrétaire na kontaburi. Urumva abakristo bari benshi, barenga 7,000 bari mu mitugudu myinshi, bari benshi. Yego, nanje nkora iyo mirimo rero, tuba pastor 5, ariko umwe agiye ibyashinzwe n'ibyashinzwe tuhuriraho. Nyuma abakristo babaye benshi rero, nubwo twagiye twongera yandi masection. Nanone wa muhamagaro wanje bakomeje kuwiga, batereka nubwo ufite, ariko imirimo yacu ni myinshi hano, kandi urumva uvuye ku ishuri twe twagusomesheje kugira rero ngo tukore kuri ubu ngubu, ntabwo byoroshe. Shinti bishoboka, nubwo ari Imana yaguhamagaye, Imana ntikunziriya kurushani wacu, banzureke bane muri myaka 2. Ariko rero nyine hanyuma, kuko Imana ariyo yari yabishatse, nyuma baje kumpamagara batewe ibyo twasabye turabibonye. Imana yatubwiye ko ariyo igutumye, none turabyemeye kandi bitwemeza ngibi. Aya magambo, Imana yagutumye cabuke, nta mbaraga wabishiramo, jinama n'abandi, nibwo uzobibona mu musaruro n'umugisha w'Imana. Naratuje ndaceceka. Hanyuma rero Imana imaze kubibwira, barampamagara, twari ahantu hitwa mu Gatanga, sishobora kujibaga. Imana yaraye ibivuze, ariko twe ku bwacu ntitwabyemera, kuko twabonaga umurimo ni myinshi, ni irakomeye, twandi wayidusigira ndibishoboka. Ariko rero kuko Imana ibitwemeje nyine, nuko bikomeye, ariko byose n'umurimo w'Imana. Ariko dore icyo dukora, turagutuma nka missionnaire, turaguha recommandation, tuguha itorero rya Seleza, harigenda riyoborwa n'aba Norvege kugera kubwiye, na bavandimwe bacu duhuriye kuri byinshi, ugende kandi kikwemeza ko tubyemeye ko Imana yagutumye. Twebwe tuziri yugiye, ubaye nk'umwe mukira, kandi hari ahantu haragoye, sibo baguhamagaye, n'Imana igutumye, hari ubwo ushobora gushika wenda bikazakugora, abana bakicwaniza. None rero ibyiza, tuzoguhemba amezi 12 kandi ukorera iyo, kugira ngo abana ntibakicwe neza. Ibyo nanone bigaragare ko dushikikiye wa muhamagaro wawe. Numva umutima wanje ururutse, numva nanazere umutima ndi ubwo mubyemeye, nanje byananiye kugenda mutabyemeye, nubwo ari umuhamagaro, ariko nanje byari byangoye, nta mahoro nari mfite mu mutima. Kuvuga ngo mbasige mutabyemeye byangoye. Aho icyakabiri kuvuga ngo ntemere tugumane wo muhamagaro mureke, n'ibintu byandwaniyemo, nta mahoro nari mfite. Ariko Imana ishimwe kuko biciye muri iyo nzira, kuko niko byagenze.
baransengera baramperekeza bampa abantu bamperekeza ndagenda no mu turambo. Hanyuma rero ntaragenda icyo nakoze ni kihi bangiriye inamba bati nanone genda uvuga i Bukavu muri caro gikuru cy'iritorero ugiyemo ry'abantu Ruveje batazagufata nkaho ubwira umuntu utemewe ugende muganire baganire n'uwo muhamagaro wawe. Nafashe urugendo rero ndagenda ni Bukavu. Hari abantu twari tuziranye numva muri iyo myaka twageze aho Bukavu twari tuziranye n'abantu twajaga kuvuga ubutumwa twari tuziranye n'abatari bake. Nje rero mu buyobozi bukuru bwaho ndabibatekerereza bati twari twabyumvishe nabi kuko ushaka gutangiza itorero ryanyu ibyo kwari nko tusenyera ibyacu kandi tugirana amasezerano n'abo bantu kuko aho bamwe bari abandi batazuza kuhatangiza itorero. None rero ukuje ari uko ujuru wacu bati yo mahirwe twayabona nkana twari twabuze ujya gutangiza ishuri rya Bibiliya hariya nyine mu turambo ry'abavuga butumwa kuko abavuga butumwa baho nta shuri bagira bazya kure cyane. None rero ubwo tukubonye uvuye no ku mashuri tutaragusomeje ubaye ahubwo impano y'Imana ni Imana igutumye ahubwo dukomye amashyi. Ariko nanone hari umuyobozi mukuru w'Itombwe witwa Mujogo Stefano atuye hano amaze gusaza ariko nanone ni ukireba iyo ruguru nk'amatorero yatangije genda umubwire. Ndagihere no kwa Mujogo muganiriye atewe atishimye Imana nakoze imyaka myinshi cyane kandi ntiworoshye kugira ngo mveyo nasenze imyaka Imana 7 kugira ngo inyemerere mpave. None umwaka nahavuye Imana iraguhamagaye ayo mahirwe ati Imana ishimwe ati fukama ngusengere. Ndafukamye Mujogo ndambitseho ibiganza maze kundambika ibiganza ati nuko yahamagaye wundi mu pastor bari babiri witwa Mucoba. Hanyuma ranje ntuva umutima ururutse nyine ngarutse rero muri ba bantu bati byagenze niwe wanzanye ndako ahita nzana na harya mu nama ati nguyu umupaseri asobanuye ibyanje ndiyanmenya ko ariho nabanje nabo rero bahuza umutima ati Imana ishimwe uhita ugenda. Mbese ngenda nkigera rero mu turambo bahise bampa uburenganzira bwo gufungura ishuri ry'abavuga butumwa tubanze ubigishe amezi 3 bose tombwe rwose ahamoko yose araho tushinga rero ishuri rivuga butumwa ndakomeza ndabigisha kandi baranakiriye nka pastor aho mu turambo sanze umupastor w'umubembe witwa Yoshua Poma ari directeur w'amashuri abanza kandi ari we pastor kuko abapaseri baho nyine mbere ye ntibumvikanaga nyine hari nko kutumvikana mu bintu bimwe ariko nshitse yoro nsanga uwo ni uyoboye ahita nyakira nigisha rero rya shuri ry'amezi 3 barahaza nyine bavuye hirya no hino amatorero yose ya sereza yarayoboye muri ako gace muri yo zone y'Imwenga hiri muri cyo gice cy'Itongo hariho mu Mibunda. Ndabigisha amezi 3 arangiye batigira 6 ngiza 6 arangiye batigira umwaka urangiye batigira imyaka 2 tukiraho hagati rero nkikora gutyo nyuma y'imyaka 2 mpakora mu wa 3 bongera gutanga yindi paruwasi cyangwa yindi santere niko babyitagiyo yitwa Maranda. Ni naho ryari ryarabanje ubwo guhunga intambara baza aho mu turambo ariko nanone barya abaturage aho bagikeneye bati ya paruwasi yacu garuke barongera abantu maharya gukorera harya muri ya paruwasi noneho gibitandukanye na turambo Poma sigara mu turambo naje ngiye Maranda tubaye abungere babiri ariko ishuri ryacyari ryari riri iryo shuri narikozeho imyaka 10 nyoboye naho aho muri iryo torero bitomwe nahakoze imyaka 15 ndakora umuhamagaro w'Imana. Rero icyo ushobora kububaha natanga nk'inama ntugakora iby'Imana itakwemereye ntukaje aho Imana itagutumye. Iyo ubishizemo imbaraga niko gupukura umutwe kugikuta urashyigwahura n'ibibazo. Rinda Imana ikwemereye ntiwirwanire bikiraho kuko wakeneye kubyumva. Urumva umuntu avuga bike ariko muri iyo myaka yose umuntu aba yaravuze byinshi arayakoze byinshi nako. Hanyuma rero uko byagenze nuko muri genocide 94 yabaye mu Rwanda genocide y'Abatutsi yishatu yacanga yakorewe Abatutsi kuko babivuga. Hanyuma nza kumva umuhamagaro waje uti
wari umuyobozi w'itorero rya DPR cyangwa Pentecote yo mu Rwanda yari Nsanzurwima. Nsanzurwima akaba twari tunaziranye, twari twarabanye aho ku ishuri, ariko nyuma turatandukana rero aza kuba umuyobozi w'itorero rya Pentecote nako rya Pentecote nako gitwa DPR mu Rwanda. Jenoside rero ribaye yakorewe abatutsi, Nsanzurwima arahunga, ahungira muri Kongo Bukavu. Ariko mu guhunga imodoka ye ica uwayijanye aca Bujumbura. Ngiye Bujumbura kuko nahoraga njayo kuvuga ubutumwa, ahoraga abantu mirabura umwaka, nacyo wenda turacyabigarukaho. Turahahurira aje gutora ya modoka yiwe, yaravuye Bujumbura, avuye Bukavu naho imodoka iri Bujumbura. Turahahurira atubwira rero amakuru y'ibyabaye muri kwa gusenga. Twari kumwe n'abapastori rero w'Ubujumbura muri Sepebu witwa Kabwa Meshake na Mpangaje Natanaeli na Samuel Niyungeko. Turaho nyine Nsanzurwima naje. Mu gusenga Imana twararize, tunanirwa no kurya yewe no gufungura ifunguro bari bazanye. Aho rero numva umuhamagara ati uyu mwanya Imana yashatse guje mu Rwanda. Ry'Imana ndarimba guka. Icyo gihendi hehe nyoboye harya mu Turambo, rya shuri rya Bibiliya nageze aho ndi hubundi, ariko nanone nkiza kubafasha mu makuru mwama. Nkiyoboye nanone ndi umwungeri w'itorero ry'Amara cyangwa umushumba. Ibi bintu nibiki turamuherekeza, sinabivuze, ibintu byaje mu mutima, ndituriza, turamuherekeza kwa imodoka yitugera ku Rusizi, turagaruka Bujumbura. Ngeze hero nibwo nabibatekerereje nti uyu muhamagaro ruraje, kandi uko nsanzwe numva umuhamagaro iyo uje muri iki tamahoro nzagira, kandi uwo muhamagaro waje batuceceke rero ibyo ucece kubyihorera Imana izabisohoza. Ndataha ariko ntahanda amahoro mfite. Nshitse rero imuhiraho nari nyoboye, ryajwe ntiryacecetse mu mutima. Ngeze igihe mbwira abo dukorana batireka ibyo tibishoboka, ntabwo tubakurekura. Mbura amahoro, mfata nk'igice cy'umwaka, hafi umwaka. Ngeze aho batewe reka tujye inama, wowe ugende kuko usanzwe ujya kuvuga ubutumwa, sigura ugo hano uzogenda uvuga ubutumwa. Niba ari uwo muhamagaro uzovuga ubutumwa ari ukwezi ari amezi abiri, uzongera ugaruke. Sawa, reka ibyo tubikore rero turebe. Ndemera rero ndaza, umugore ndamusize n'abana aho. Yewe urumva nawe umuhamagaro usiga ibintu byinshi, bituma ugusigisha ibintu byinshi. Nari ntunze amatungo menshi, nari mfite amasambu menshi, nari mfite inzu nziza, nari mfite n'abavandimwe. Abo urumva nani yarigije abanyeshuri benshi aho. Yewe nari umuturage umerewe neza aho. Twarubatse amashuri, twarubatse centre de santé, ibintu nyine bimeze neza, bihameze neza pe. Ndabemerera ndreka ngende, utamfambira rero ndaza, urugo rurasigara. Noneho rero mfitanza na hano mu Rwanda 95 nohe 94 nohe nayiriri Bujumbura. Hano nahashitse ku itariki 8 mu kwezi kwa mbere 95. Kayihura rero asiga wari usiga yari interime mu itorero rya DPR. Yahise nyakira ati ni wowe nabona, tabacu bamwe barapfuye abandi barahunze, none genda Remera uje kuhayobora. Ahita ntuma hano Remera rero ndahayobora imyaka 5. Nako urugo rwasigaye iriya, nyuma nza gutekereza ntereka nsubireyo ngende sezere no komisione mvuge kuko naje, hanyuma inze kuzana n'urugo, noneho bazotume n'ubundi mushumba aho narindi. Ngeze rero yego icyo gihe nza hano mu Rwanda. Nanyuze Burundi nza nasengeye kunda hango. Mpitanza icyo gihe rumva nari nsubiye i Bujumbura nko mu rugendo gutse. Icyo gihe nagiraga uwo muhamagaro. Noneho bivuye aho ibindi. Noneho nsubiye muri Kongo nubwo navuze umuhamagaro banga kunyemerera. Bageze nibwo bafashe umwanzuro bavuga bati none siga umuryango wowe ugende uvuga ubutumwa mu Rwanda, hanyuma nibirangira uzogaruka, ariko kurekura kugende n'abana wimutse ya tubikunze siga gurugo. Uravyumva neza? Ndazana hano nibwo rero nageze hano, ubuyobozi bwa DPR buhita bunyakira. Abenshi muri bo twatuziranye bati abayobozi bamwe barapfuye abandi barahunze, none rero hasigaye abayobozi bakeya, none ngwino dufashe. Bahita abantu marero hano niho naringeze bakora imyaka 5.
icyo gihe rero ya myaka 5 itaraza nyuma y'umwaka umwe navuze ndireka nsubireyo nje kuzana urugo n'umwaka wari utarashana ngize nk'amezi 7 hafi ngeze ku Rusizi baranga ko nambuka ngiye gusezera banze rero ntumi Bukavu ku bayobozi twakoranaga bansanga aho ku Rusizi turavugana ko byageze bati none ntacyo genda ukorere muri iryo torero nawe Pentecote kimwe natwe nibwo rero bandekuraga umugore yaje kuza hashize amezi 7 tuyobora hano imyaka 5 reka nihute kugira ngo ndangize nibirebire ja nibirebire bayobora imyaka 5 hano i Remera unije watangije paruwasi imyaka 5 ishize bantu maka imihururu bakora imyaka 2 imyaka 2 irangiye bantu me Kanombe bagira imyaka 14 imyaka rero igeze nubwo bavuze bati noneho urakuze cya mu kiruko kizabukuru usigara nivuga butumwa ahantu hose uzavuga ubutumwa mu gihe nyine wumva ushoboye hariho hose ntawe uzokwimira amatorero yacu tuzoguha recommandation usohotse u Rwanda ugiye hanze ariko mu Rwanda hose uremerewe muri ADPR hariho hose nguma gutyo rero nubu nikomeze ndi hani Remera tuwe hani wanje ndacyabarirwa nyine hari ya Kanombe aho nakoze imyaka 14 twubatse insengero nyinshi twabatije abantu benshi twashizeho abakozi benshi itorero ryarungutse rigira umubare munini abantu barakizwa mu ncamake nagarukiraho umuhamagaro wanje nuko yiba hari kindi wabaza urakoze cyane mu bibazo wagiye huwa navyo wavuga uti mu muhamagaro wanje nagiye mpuwa nizi mbogamizi nizi mbogamizi wa warahuye nazo mu gukorera Imana urakoze cyane tugikizwa twahuye n'imbogamizi z'ababyeyi bacu basengaga ibishushanyo kugira ngo tubibakuremo bemera Imana dusenga byaratugoye cyane kugeza aho bamwe bakubitwaga abandi bakabangaza abandi bakabambura abagore babo abandi bakanga kubashingira izo nimbogamizi zimwe twahuye nazo bo izindi rero za kabiri nanone kandi aho hari gihe bagutuma hadashobotse hahandi hadashobotse ugahura n'ibintu byinshi cyane haraho twagendaga n'amaguru mu mashyamba hari gihe nigeze guhura n'imbogo zari zinyishe ndinje nyine mu mashyamba arivuga butumwe hari gihe ubwato bwigeze kumena muri Tanganyika arivuga butumwe n'ibindi mbese izo nimbogamizi ikindi nanone kandi hari gihe uhura n'ibibazo kubo mukorana ntimwumvikane kikaba n'ikindi kibazo nubwo bije gukemuka ariko byakuraje kujo mbese mu ncamake ibibazo ntibizabibura mu murimo w'Imana nikibyo ariko nanone kandi ibyiza ubonamo biruta ibibazo uhurana Mushumba ni iki cyagukomeje muri uwo muhamagaro wawe cyatuma ugira izo mbaraga cyane zo gukomeza ukorera Imana kandi uri mugenda uhuwa n'ibintu bigenda bikubangamira ni iki cyagukomeje cyatumye kigukomeza mu muhamagaro wawe agakiza ni ikintu kinini iyo umaze gukizwa ukizera Yesu Kristo wapfuye akazuka ukizera kuzabana nawe mu ijuru bigahamwa n'umwuka wera ukuvugiramo ugirana contact n'Imana hafi na hafi bigatuma ukomera nubwo hoze iterabwo ugahagarara ukabirwanya n'ukwizera ibyo tuzobona birimbe yego hamwe n'ibindi yego inama wagira inama turimo tugera ku musozo nihe nama wagira inama y'abantu bamwe barakizwa vuba y'abantu bafite umuhamagaro w'Imana bashaka gukorera umuhamagaro w'Imana kuko hari gihe umuntu atanga abafite umuhamagaro ariko akihuta akagenda mbere y'igihe gitaragera canke y'abantu bamwe barakorera Imana bafite n'izo shingano inama wabagira niyihe imihamagaro ni myinshi yego hari igihe umuntu ashobora kwihamagara mbese ari ibyifuzo wagize ambition yo kuba umuyobozi runaka cyo ni cyubahiro icyo ntigikwiye icya kabiri hari igihe umuntu uje imbere y'umuhamagaro umaze guhamagarwa birinde utegereze bizoshike hari igihe uhamagarwa n'Imana ariko ugashaka kugenda mbere ya wa muhamagaro ibyo nabyo ni ikindi kibazo icyiza rero muri ibyo byose niba Imana yaguhamagaye tuza ceceka igihe ni cyagera uzumva Imana ubwayi guhamagaye cyangwa abantu bavuga bati jaha naha ingorane ni kwihamagara ingorane no kugenda mbere y'umuhamagaro ingorane ni uguhamagarwa n'inyungu runaka itari Imana mu mutima urakoze yego urakoze Mushumba yego muri imyaka yawe umaze imyaka ingahe uri mu zabukuru
igiye kuba imyaka 5. Ku myaka 5. Muri iyo myaka 5 yego ubu vision yawe ni yihe uko uwabana n'Imana mbere nuko horo wumvijwe cyane ese nikihe muri iki gihe kuko umuhamagaro urakomeza nubwo umuntu yaje mu zabukuru umuhamagaro ukikomeje muri wowe wumva gute wumva Imana gute wumva ihishurirwa wumva iki muri iki gihe cyo mu zabukuru kutuje nta bintu by'intambara mugenda muhura nazo kuko iyo mwakora umurimo hari utuntu umuntu agenda uri mu gihe cy'umutuzo cyo kubana n'Imana ubyumva gute muri iki gihe ibyiza by'Imana ntibija bihagwa yego nubu ukibikeneye nta ubivamwe avuga ngo ndabihaze nubwo baba bavuze bati ruhuko je mu kiruko cy'izabukuru ahubwo ni ukibona umwanya mwiza wo gukora keretse zikaba intege nke nyine z'umubiri ariko z'umutima ubu cifuza kuvuga uti ndacyasingira biri imbere ntarageraho kuko Pawulo yabivuze ngibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere kugira ngo tuzohabwe ingororano ibyishimo by'agakiza kari imbere ntibireba ngo ndashaje ntibireba imyaka ariko ndifuza nti nongereho ibindi yatinda kumpamagara yatebuka mba narasobanukiwe niyonja kandi maneteze Imana ntumusi zampamagara ntayari kwitaba yego naho ibirwanya umuntu ntibibura ariko rero nk'iki umuntu ari mu kiruhuko byinshi biba byaragabanutse urakoze cyane urakoze mushumba urabona iyo umuntu arimo agenda akura azamuka hari ibindi bitekerezo cyane cyane umuntu ari umukristo abarimo agenda abona ko arimo agera ku musozo w'igihe ciwe niko umuntu atangura gutangura gutekereza iherezo giye kurusha cyane iyo umuntu akiri muto ni bake bakunda gutekereza ko iyo umuntu amaze gukura uri muri yo gutekereza kuvuga ngo ese ndashaka ko nzarangiza neza niyihe myiteguro uba ufite muri wowe wumva muri wowe na ikintu ufite muri iki gihe cyane girusha ibindi imbere ya byose kwitegura ni ukwakira Kristo mu buryo azampamagara yego kurangiza urugendo rwanjye yego ibyo mu bindi binkwega hirya no hino ndabona ibyinshi byaragabanutse nubwo umuntu akiri mu mubiri yego niteguye kwitaba umunsi azampamagara ahubwo inama naha abasigaye cyangwa abandi abo twigisha dusa n'abasezera muri iki gihe yego no kwitonda kugakiza gakiza k'Imana ko yaduhamagaye udashiramo ibitekerezo byawe muri iki gihe rero abantu bita ibintu by'iterambere dufite impungenge urabona ibyo abantu bivangamo uko tutahoze twebwe ukagira izo mpungenge ariko ni impungenge zanjye nk'umuntu ariko wenda nyine Imana bifite uko ibibona ariko mu byanjye navuga nti biriya sibyo ukwiye kwitonda umuntu akayoborwa n'Imana aho gushyira mu imbaraga z'umubiri kuko ibyo bakora biteye isoni barambara ubusa imbere y'abantu barabyina imbyino ziteye isoni mbese barifuza ibintu byo gukunda inyungu y'umuntu kurusha iby'Imana kuri bamwe na bamwe ariko hejuru yaho nkagira nk'umuntu nkagira izo mpungenge ariko icyo nababwira navuga nti nimureke Kristo wenyine ari gukorera muri twe yego Yesu adukoreshe aho guhirihimbana ngo ari twe ahari tumukoresha Yesu adukoreshe nibyo byaba byiza kuruta uko twakwikoresha yego niyo nama nabagiye mushumba yego umusozo hari uko wabona itorero rya mbere uko wabona abantu bita umuhamagara uko wabona abantu bakunda Imana uko wabona abantu bakizwa uko wabona abantu bagenda bahinduka ese ugereranije itorero rya mbere n'itorero ryo muri iki gihe dusohoyemo ubibona gute Imana iyo ni imwe tigira igihe cya mbere n'icya nyuma gusa igihe cyacu mbese imikorere y'abantu n'igihe bijyana n'igihe ariko Imana ikoresha abantu bikurikiranye n'umwanya bagezemo aho rero nta wacu urubanza cyane ngo urebe ibyo ubona kuko igihe cyacu twari abantu bake twari tukiri bake tukavuga tukumvikana tugahuriza hamwe ariko ubu babaye benshi uko rero babaye benshi niko n'utuntu tugenda twiyongera kuba twinshi hakazamo rero n'ikoranabuhanga muri ibyo byose nta wacu urubanza ahubwo icyo twabagiraho inama ni ukwitonda ugakoreshwa n'Imana ukagenda mu bushake bw'Imana kimwe no kumvikana n'abandi muhuje
niyo nta muntu yashobora kubabwira. Nayo Imana yo mu gihe cyari cyo cyose ugezemo Imana iragukoresha. Murakoze cyane. Akoze mushumba turashimiye cyane kuba mwitabiye ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha wasoza usenga Imana. Akoze mushumba tukadugushimiye. Imana iguha umugisha. Ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe, gukora share, gukora comment. Imana iguha umugisha mushumba, tukadugushimiye, tukadushimiye inshuti zacu za gusenga everyday mubana natwe ku manywa nijoro, tubabwira ngo umuntu inshuti zacu zakadasoko turabakunda. Mushumba nkuko twatangiye dusenga Imana, wasoza usenga Imana. Murakoze cyane. Ikiruta byose no kwamamaza ubutumwa. Mwami Yesu utwemerere kugira ngo ubutumwa buzakwire hose nkuko wabigambiriye, kuko isi yose ikwiye kubwirwa ubutumwa bagakizwa. Aya magambo rero tuvugiye aha afashe benshi, nanje ubwanje amfashe, n'ababyumva zabafashe, kandi bizaba umusaruro kuri benshi. N'igihe tuzagera iwawe nyine bizabe byiza kuko hari icyo byakoze. Shimirwa n'aba bose bakunze kutuganira aya magambo kugira ngo adufashe. Icyiza ni ukuguma muri wewe kugeza turangije ubuzima bwacu. Amazu bane natwe tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom.